Akamaro ko kurya imbwija. Reka uyu munsi tuganire ku kamaro ko kurya imbwija. Nubwo dukoresheje ijambo imbwija, ariko tugiye kuvuga ku mboga zose ziri mu itsinda ry'ibimera byitwa Amaranth species mu rurimi rw'Icyongereza. Izi zikaba imboga zirimo amoko arenga 80. Muri izo mboga harimo izo duhinga ndetse muri izo mboga harimo iza kimeza. No mu Kinyarwanda amazina aratandukanye. Mu bwoko bw'izo mboga twavuga imbwija nyirizina. Mu bwoko bw'izo mboga twavuga dodo. Mu bwoko bw'izo mboga twavuga imbogeri. Ndetse mu bwoko bw'izo mboga twavuga imiriri. Izo mboga kuri ubu ku mafunguro menshi uzisangaho zaba zitetse ukwazo cyangwa se zitekanywe n'ibindi byo kurya. Reka dufate urugero rumwe turebe ubwoko bw'imiriri. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya proteine. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza y'imyunyungugu inyuranye. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya calcium. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya potassium. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya vitamine A. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya vitamine C. Izi mboga ziratukura ariko ni isoko nziza ya vitamine K. Ibi rero bituma izi mboga zigirira akamaro kanyuranye ubuzima bwacu. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira ku buryo imboga ari isoko y'intungamubiri, uburyo zikura uburozi mu mubiri kandi zigafasha amagufa gukura, bityo turamenya uburyo imboga zifasha mu igogorwa kandi zigafasha umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo imboga zifasha mu kurwanya umubyibuho kandi zigakuza imisatsi neza. Turaza kumenya neza uburyo imboga zifasha amaso kureba neza no kurinda umwana uri mu nda, by'umwihariko turaza no kumenya icyo kwitondera ku mboga. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku buryo imboga ari isoko y'intungamubiri, uburyo zikura uburozi mu mubiri kandi zigafasha amagufa gukura, bityo turamenya uburyo imboga zifasha mu igogorwa kandi zigafasha umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo imboga zifasha mu kurwanya umubyibuho kandi zigakuza imisatsi neza.
turaza kumenya neza uburyo imboga zifasha amaso kureba neza no kurinda umwana uri mu nda, by'umwihariko turaza no kumenya icyo kwitondera ku mboga. Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo imbwija ari isoko ya poroteyine. Kuba imbwija zikungahaye kuri poroteyine nicyo kintu cya mbere wamenya kuri ubu bwoko bw'imboga ko ari umwihariko wazo. Poroteyine ni ingenzi mu mikurire y'abana ndetse n'abakuru, by'umwihariko mu ikorwa ry'uturemangingo dushya ndetse no mu gusana utwangiritse. Si ibyo gusa kuko poroteyine zinafasha mu mikorere y'umubiri no mu gukora kw'inzungano zinyuranye. Reka noneho turebere hamwe uburyo imboga zifasha mu gusohora uburozi mu mubiri. Imboga kimwe na soya ni imboga zifitemo ubushobozi bwo gusohora uburozi mu mubiri, bityo bikawurinda kurwara kanseri zinyuranye. Si ibyo gusa kuko binagabanya uric acid, bityo bikarinda kurwara indwara zinyuranye zo kubyimba no kuribwa mu ngingo zose z'umubiri. Reka turebere hamwe uburyo imboga zifasha mu gukura kw'amagufa. Mu mboga cyangwa imbwija harimo imyunyungugu inyuranye, by'umwihariko harimo calcium. Ikintu ukwiye kumenya ni uko kubona izindi mboga zikize kuri calcium nk'imbwija biragoye. Iyi calcium dusanga mu mboga cyangwa imbwija ifasha mu gutuma amagufa akomera. Iyi calcium dusanga mu mboga n'imbwija ifasha mu gutuma amenyo akomera. Uku gukomera kw'amagufa n'amenyo birinda umuntu kugaragaza ubusaza burangwa no gukuka amenyo no kumungwa amagufa. Mizero Media irabagira inama yo kurya isosi yo mu mbwija kuko uretse kuryoha inarimo intungamubiri z'akataraboneka. Reka noneho turebe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha mu igogorwa. Imboga cyangwa imbwija zikize kuri fibre. Ubwoko bwa fibre dusanga mu mboga zizwiho gufasha igifu mu mikorere yacyo, bityo kikabasha gukamura intungamubiri mu byo twariye. Ikindi cyiza ni uko imbwija nta gasukari na gake kabamo, bituma ntawe utemerewe kuzirya, yewe ni nziza cyane ku barwayi ba diyabete. Reka noneho turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha umutima n'imiyoboro y'amaraso. Fibre tumaze kuvuga mu kanya gato gashize zifasha mu kuringaniza igipimo cya cholesterol mu mubiri, hasohorwa imbi ishobora guteza umubiri ibyago. Mu mbwija dusangamo kandi vitamine K ifasha mu mikorere myiza y'umutima, dore ko ifasha amaraso kuvura iyo ukomeretse. Mu mbwija kandi potassium irimo nayo ifasha mu kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso ku bantu basanzwe barwaye indwara, by'umwihariko birumvikana ko ari urukingo rwiza ku muvuduko w'amaraso. Reka noneho turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha mu kubyimbura imiyoboro y'amaraso. Ku bantu bamwe cyane cyane abageze mu zabukuru, imitsi yabo by'umwihariko iyo ku maguru no ku maboko ihora yareze ndetse inaryana. Mu mbwija rero dusangamo ikinyabutabire cyitwa lutein, kikaba kizwiho guhangana n'icyo kibazo ndetse no kuba harimo vitamine C, bifasha muri ubu burwayi kuko iyi vitamine ituma hakorwa collagen ikomeza imitsi y'amaraso ku buryo irekera kwirega. Reka turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha amaso mu kureba neza. Birazwi ko imboga rwatsi hafi ya zose ari isoko nziza ya vitamine A. Iyi vitamine rero tunayisanga mu mbwija, aho iboneka ku gipimo gihagije ku buryo ifasha abantu badahwema kuyishyira ku mafunguro yabo buri munsi. Iyi vitamine irinda indwara yo guhuma ikunze gufata abashaje kimwe n'abandi, igatuma kureba nijoro biba ingorabahizi. Kurya imbwija rero bikosora icyo kibazo bikanarinda abo bitarabaho. Reka turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha mu kurinda umwana uri mu nda. Imboga cyangwa imbwija zirimo vitamine B9 kandi iyi vitamine izwi ku izina rya folic acid cyangwa folate.
Iyi vitamine ni ingenzi ku mugore utwite kuko irinda umwana uri mu nda kuzavukana ubusembwa ubwo ari bwo bwose cyangwa ubumuga. Reka turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha mu kurwanya umubyibuho. Kuba izi mboga zirimo proteine nyinshi bituma kuzirya mbere y'andi mafunguro bitera igihagisha, nuko ukaza kurya bike bityo ibiro ntibyiyongere ahubwo bikaba byagabanyuka. Reka turebere hamwe uburyo imboga cyangwa imbwija zifasha imisatsi mizima. Niba ushaka kugira imisatsi myiza, ikomeye kandi isa neza, imbwija ntizabure ku meza yawe. Imboga zirimo amino acid itaboneka henshi yitwa lysine kandi umubiri ntubasha kuyikorera, iboneka mu byo turya gusa. Iyi lysine ituma umubiri winjiza calcium nyinshi bigatuma imizi y'imisatsi ikomera. Ibi birinda kandi uruhara rukunze kuzanwa n'abagabo. Reka noneho turebere hamwe icyitonderwa ku mboga cyangwa imbwija ku buzima bwa muntu. Ikintu cya mbere cyo kwitondera ku mboga cyangwa imbwija. Kimwe n'izindi mboga rwatsi zose, imbwija zifite muri zo oxalate, bityo ku bantu bafite ikibazo cy'utubuye mu mpyiko bagomba kuzirya mu rugero ruto kuko kuzirya cyane byabongerera utwo tubuye. Ikintu cya kabiri cyo kwitondera ku mboga cyangwa imbwija. Ubusanzwe imboga ntizitera umubiri ubwivumbure, ariko niba bikubayeho wagana ivuriro riri hafi yawe. Ubwivumbure butewe nazo buza nyuma y'iminota mike umaze kuzirya, bityo nyarukira kwa muganga. Ikintu cya gatatu cyo kwitondera ku mboga cyangwa imbwija. Imbwija cyangwa imboga zihabwa umwana mu byo kurya iyo arengeje amezi 8. Mbere y'icyo gihe umwana ahabwa epinari. Ikintu cya kane cyo kwitondera ku mboga cyangwa imbwija. Mu kurya imboga cyangwa imbwija ushobora kuzitogosa cyangwa ukazinyuza ku muriro gake harimo amavuta, umeze nk'uzikaranga, ariko ukirinda ko zihishwa n'amavuta kuko waba wangije zimwe mu ntungamubiri zibamo. Ikintu cya gatanu cyo kwitondera ku mboga cyangwa imbwija. Utubuto twazo natwo tubamo intungamubiri nk'iziri mu bibabi. Kuduteka rwose nta kibazo, ndetse uramutse unabonye twinshi ugasyamo ifu wayivanga n'andi mafu ugakora igikoma cyangwa isupu bitewe n'icyo ushaka. Bityo mwitondere kudutakaza. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Twaganiraga ku buryo imboga ari isoko y'intungamubiri, uburyo zikura uburozi mu mubiri kandi zigafasha amagufa gukura, bityo tunamenya uburyo imboga zifasha mu igogorwa kandi zigafasha umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe uburyo imboga zifasha mu kurwanya umubyibuho kandi zigakuza imisatsi neza. Twanamenye neza uburyo imboga zifasha amaso kureba neza no kurinda umwana uri mu nda, by'umwihariko tumaze kumenya ibyo kwitonderwa ku mboga. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.